ariko nza kubona ko ari ngombwa no kwiga theology. Ntangira icyiciro cya mbere cya kaminuza cya theology, nkomeza na masters, hanyuma ndangije na PhD muri theology. Yego, muri theology. Ubwo ngubwo wize kaminuza muri theology uyigira hehe? Nayize hanze, nayize mu ishuri ryitwa Revealed Word Bible College, ndetse na Revealed Word University. Iherereye muri Amerika Mutunga. Ariko ngira ngo ikintu kimwe abantu bakwiye gusobanukirwa ni ugukorera Imana icyo ari cyo. Gukorera Imana ni iki? Kuko Yesu yigeze abwira abamukurikiye, ubwo ni Abayuda n'Abasadukayo, Abafarisayo n'abandi, bari bamubajije ngo se dukora iki ngo dukore imirimo y'Imana? Ngo dukora iki kugira ngo dukore imirimo y'Imana? Yesu arabigenzura akareba kuki, kubera iki ntubaho aho usijye ufite ikibazo. Kubera ko abantu benshi bagiye mu kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa kubwiriza ubutumwa bwiza bafite ibindi bakurikiye, barimo n'ibyo byubahiro n'inyungu n'amafaranga n'ubutunzi. Hari abagiye babikoresha nk'iturufu yo kugira ngo bibonere ubutunzi, ariko si cyo Imana yabatumye. Niba ari umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa cyangwa se kwigisha, ukamenya ko ugiye kwigisha, icyo ugamije ari ukuhesha Imana icyubahiro no kwigisha abantu kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza cyangwa se bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Hari abakora umurimo bagambiriye izindi nyungu. Niyo mpamvu ubona bibaho mu buryo butandukanye. Ntabwo ari ukugambira kuvuga ijambo ry'Imana abantu bakwiye kuba barwanira ibyubahiro cyangwa se n'amafaranga n'ubutunzi, ahubwo abantu bakwiye kuba bavuga ngo reka noneho dusenga Imana idufashe, idushyigikire, bashyiriza ubutumwa, abantu bakaza mu rusengero. Usibye ko abantu barwanira bya bindi biza ari nk'umugisha, hanyuma akabishaka aho gushaka ubutumwa bwiza cyangwa kubwiriza ubutumwa bwiza, bakagambirira imigisha. Kuki abantu bashaka imigisha batarabwiriza? Urumva niba umuhanzi cyangwa se umuntu wese ukora iby'ubuhanzi ajya muri studio agatanga amafaranga, yarangiza naba nagiye kuronshinga album cyangwa se indirimbo, agatanga amafaranga, akeneye na essence yo gukoresha agenda, akeneye nayo mazi yo kunywa kugira ngo mu mihogo ibobere. Ntabwo ibyo ngibyo rero bitandukanye n'amafaranga. Yego. No, umurimo dukora mu isi, agaciro kawo cyangwa se imbaraga tubutangaho zibarwa mu mafaranga. Ntabwo rero amafaranga batandukanye n'umurimo w'Imana cyangwa se n'undi murimo wari wose w'Imana cyangwa se imirimo bakora ntibabitandukanye n'amafaranga. Umuhanzi rero Inkuru Nziza TV. Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi b'Inkuru Nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, haba mu Rwanda ndetse no muri East Africa, Asia, Africa ndetse n'i Burayi hose na Amerika. Aho muherereye mwese turabifuriza kumererwa neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Niba utameze neza ndakwifuriza kumera neza. Imana ni nziza, izabigenza neza. Ahubwo icyo nakwibutsa, kora, senga, utegereze igihe cy'Imana, Imana izabigenza neza. Yego, ni Inkuru Nziza TV. Tuherereye ku Gisozi kuri Gigs Garden, ahantu heza ho gukorera amakwe. Hari ubusitani bwiza cyane. Akarusho kacu nuko hari parking nini cyane. Ukeneye gukora ubukwe, ni ahantu heza cyane. Hari naho gutwikurira kugira ngo gahunda zose z'ubukwe zigende neza. Yego, niho duherereye. Twakiriye umupapa, umukozi w'Imana, inzobere mu bya theology, wabyize akanabiminuza. Twamwakiriye hano kuri Gigs, yadusuye kugira ngo tuze tuganire kandi ku murimo w'Imana dukomeze dushire itafari ku murimo w'Imana ukomeze waguke ugere hose. Twamwakiriye ni inshuti yanjye, arabibwira mu buryo burambuye kugira ngo mugende mumenya. Nibwo tumwakiye kandi tuzakomeza tubane ko ni umuntu wacu, kugira ngo afite ibintu byinshi agomba kutubwira kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze waguke. Uratwibwira, tugoye kazi. Yitwa Ngirabakunzi Celestine. Nkaba ndi apostle cyangwa se ndi intumwa, ndi umukozi w'Imana. Ubwo rero nishimiye kubana namwe ku Nkuru Nziza TV, kandi nishimiye no kubana n'abanyarwanda bose
bakurikira Inkuru Nziza TV n'abandi bose batari abanyarwanda cyangwa se batari no mu Rwanda bakurikira iyi channel, iyi televiziyo, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Uri umupapa? Ndi umupapa, ndubatse, mfite umudamu, hanyuma Imana duhaye umugisha w'abana. Umudamu umwe n'abana bangahe? Mfite umudamu umwe n'abana babiri. Hari igihe wasanga ufite nka batatu, dore ko ibintu byicanze. Ubwo ufite umugore umwe ni byiza cyane. Mfite umugore umwe rwose. Imana yaduha umugisha w'abana babiri. Abana babiri? Simfite abagore benshi. Abana babiri, umuhungu n'umukobwa? Ni abakobwa bombi. Yego. Uri inzobere mu bintu bya teolojiya. Hari abashobora kukubona bakagira ati abaposo benshi barateye muri iyi mihanda hirya no hino abagongana, umurimo w'Imana byaricanze. Wowe ku makuru dufite nuko ari ibintu wanize, wabiminuje mu cyehe, mu biki? Watubwira muri background muri ibintu? Okay, Imana ishimwe. Ndi umukozi w'Imana ariko nize Bibiliya cyangwa se teoloji. Niga icyiciro cya mbere cya kaminuza, ndakomeza n'icya kabiri. Hanyuma nza no kubona doctora muri teoloji. Hanyuma kubera yuko ni byiza kwiga ijambo ry'Imana cyangwa se ni byiza kumenya ibyo tubamo, kubisobanukirwa. Kwiga teoloji ntabwo ari ukwiga Imana, kuko Imana ntiwayiga ngo uyishobore cyangwa se uyivemo, ahubwo ni ugushaka gusobanukirwa, kumenya ijambo ry'Imana, kugira ngo nibura umuntu atange ibyo azi cyangwa se anasobanukiwe. Naho Imana yo ntawe uyiga, ahubwo ni ukwiga imikorere yayo. Wabyize mu cyiciro muri background y'amasomo yawe, wize segonderi urayirangiza? Yego, nize segonderi urayirangiza. Mu bijyanye n'iki? Nize iby'ubuhinzi n'ubworozi. Iby'ubuhinzi n'ubworozi. Muri kaminuza ntabwo ari byo wakomeje? Nibyo nakomeje, iby'ubuhinzi n'ubworozi. Hanyuma ariko nza kubona ko ari ngombwa no kwiga teoloji. Ntangira icyiciro cya mbere cya kaminuza cya teoloji, nkomeza na masters, hanyuma ndangije na PhD muri teoloji. Yego, muri teoloji. Ubwo ngubwo wize kaminuza muri teoloji uyigira hehe? Nayize hanze, nayize mu ishuri ryitwa Revealed Word Bible College, ndetse na Revealed Word University. Iherereye? Yereye muri Amerika. Muri Amerika. Yego. Ubwo waharangirije kaminuza na masters? Yego. Na doctora? Ubwo ariyo PhD? Yego, sinaho nize gusa, hari n'irindi nizemo ryitwa Africa Ministries Outreach Bible College. Cyaya hehe? Naryo riba muri Amerika. Muri Amerika. Yego. Yego, buriya nkunda ni ibintu nkunda kuganira n'abantu ibintu bazobereyemo banize, urumva abisobanura ashize amanga. Ashize amanga kugira ngo abantu bagenda bisobanukirwa. Ni byiza kumenyana nawe no kuba tuzakorana byinshi kugira ngo abantu ugende ubahereza amasomo, kubera ko ni ibintu uri inzobere muri byo, kandi ni ibintu by'umugisha. Kandi mu bintu wize n'ivugabutumwa, n'ahangaha n'ivugabutumwa rizagerana kure cyane. Nishimiye kubana nawe rero, kugira ngo mbere yuko kunyura muri izo background, reka mbere yuko tuvuga n'ingingo tugiye kuganiraho kugira ngo abantu bayisobanukirweho, reka itangazamakuru cya Gikristo twatangira dusenga kugira ngo dutangize ikiganiro cyacu neza. Reka dusenge, dushime Imana. Uwiteka Mana ushobora byose, turagushimye, tugushimiye neza yawe, urukundo rwawe n'ubuntu bwawe bwinshi utugirira. Tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko ubana natwe mu byiza no mu bibi, utaduhana ahubwo ukatuba bugufi. Tugushimiye iki gitondo, tugushimiye iyi televiziyo cyangwa se channel Inkuru Nziza TV, tugushimiye abayishyizeho, tugushimiye nyirayo cyangwa se n'ubuyobozi bwayo. Mu izina rya Yesu Kristo turanasenze tubasabira umugisha kugira ngo Umwami Imana umurimo bakora wagure uteze imbere, kandi n'ibiganiro Uwiteka cyadutangiye, Umwami Yesu Kristo reka biyoborwe nawe, reka imbaraga zawe, ubushake bwawe, ubwiza bwawe bibane natwe muri iki kiganiro. Urakoze. Turasenze kugira ngo n'abakurikira n'abazadukurikira bose
uzaha umugisha ndetse ubahe no gusobanukirwa n'ijambo ryawe kugira ngo bagukorere basobanukirwe n'icyo bagomba gukora kugira ngo bakunezeze nawe aho umugisha tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Imana ishimwe cyane. Tunejejwe no kubana nawe. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Buriya abantu bamaze kumva background yawe, ntabwo uje gutyo, ufite package nini cyane yo kuganiza abantu, kandi umwanya uzawuhabwa hano no kwisanga kugira ngo dukorere Imana n'abadusobanuye bakomeze gusobanukirwa ubuntu bwayo. Ikibazo cya mbere nabanza kubaza, nakubaza tutarinjira mu ngingo neza turi buganireho nateguye, hari abantu batajya bumva neza, ese birashoboka ko umuntu ashobora kwiga ibintu by'Imana? Kwiga ibintu by'Imana, birashoboka ko umuntu yakwiga ibintu by'Imana. Birashoboka ko umuntu yakwiga ibintu by'Imana cyangwa se yakwiga ijambo ry'Imana, kuko buriya kumenya bituruka mu kwiga cyangwa se mu kubona amakuru. Amakuru rero umuntu ayabona kuko yayagezeho. Yego. Bimwe bigaragaza cyangwa se uburyo bumwe bwo gushaka amakuru ni ukwiga, ni ukujya mu ishuri cyangwa se ni ugusoma mu buryo butandukanye, ariko umuntu abonamo amakuru cyangwa se agiramo ubumenyi, ubwo bwose wari ukwiga. Na Bibiliya rero kugira ngo tuyimenye ntabwo tuyihishurirwa, ntabwo Imana ize ngo iduhishurire Bibiliya, turayisoma, niyo mpamvu yanditswe. None wize ibintu by'ubuhinzi hanyuma ubona ko bidahagije, ujya kwiga theology, ushaka urumva ni nacyo gihe kinini wamaze mu masomo yawe wiga. Na mbere yaho utarajya muri theology wari umuvugabutumwa, I guess. Yego, niko byari bimeze, no umuvugabutumwa. Noneho ndashaka ngo usobanurire abantu, nanjye unansobanurira ko njye mbere hano kugira ngo mbarize abantu ko tuba turimo kuganira, turi n'umwe ya rubanda. Ni irihe tandukaniro wabonye mbere yo kwiga theology na nyuma yo kuyiga kuri wowe? Itandukaniro riri hagati yabyo. Urakoze w'Imana. Urakoze. Itandukaniro riri hagati y'umuntu wize Bibiliya cyangwa se wize theology n'utarayize rirahari. Kubera ko iyo wize Bibiliya usobanukirwa, nyine urasobanukirwa, hari ibyo umenya byaturutse mu kubera ko wayize cyangwa se wacukumbuye, wasomye. Hari ibintu byinshi abantu basoma Bibiliya ntibasobanukirwe kuko batayize. Icyo koze ntibisobanuye ko utarize Bibiliya utayisoma ngo wumve ibirimo, ariko iyo wayize biba akarusho. Hari ibyo usobanukirwa utarayizi adasobanukirwa, kuko urugero niba Bibiliya yaranditswe ikandikwa mu muco w'Abayuda, twebwe tukaba turi Abanyarwanda dufite umuco wacu, kugira ngo uyisome uyisobanukirwe birasaba kwisanisha n'umuco, kumva umuco w'Abayuda, umuco wabo. None wamara kuwusobanukirwa ukamenya niki ijambo ry'Imana cyangwa se niki Imana yashaka kumenyesha Abisirayeli muri uwo muco. None warangiza ukanabihuza n'umuco wacu, niki noneho Imana yahindura cyangwa se niki Imana ibishaka kumenyesha abantu mu mico yabo, ushingiye ku byo yamenyesheje Abisirayeli cyangwa se Abayuda mu muco wabo. Ariko kuko Bibiliya itandikiwe Abisirayeli gusa, yandikiwe Abisirayeli cyangwa se Abayuda, yanditswe mu Kiyuda, mu Giheburayo ndetse n'Ikigiriki, kubera ko zari indimi z'icyo gihe zakoreshwaga n'ibyo bihugu. Ariko noneho yandikwa no mu muco, yandikwa no mu gihe isi cyangwa se abo yandikiwe bari bafite umuco utandukanye n'umuco w'Abanyarwanda cyangwa se w'abandi bantu batandukanye ku isi. Rero Imana yahishuye cyangwa se yagejeje ijambo ryayo ku bantu iciye muri uwo muco. Ni ngombwa ko tuwumenya kugira ngo dusobanukirwe icyo Imana yashaka kubabwira, kuko ni inkuru nziza. Imana yashatse ko iyo nkuru itagarukira kuri uwo muco cyangwa se kuri abo bantu, ahubwo isakara ku isi yose. Kugira ngo rero umenye icyo Imana yashaka kubabwira, ni ngombwa ko wiga umenya abo bantu bari bameze bate, bari bantu ki. Noneho rero kugira ngo bisanishe n'ubuzima tubayemo, ni ngombwa ko umenya, ubimenya nyine ubisobanukirwa, kuko ntushobora kubihuza n'ubuzima tubayemo utazi icyo Imana ashaka kubwira abo ngabo. Yego.
ubisobanuye neza. None ari nk'abantu kuri icyo kintu wari uvuze guhuza Bibiliya n'Abanyayisiraheli, Abayuda, ari nk'inkundura usanga abantu navuga ko batabyemera cyangwa batagira iki ko hari bamwe bemera igitabo cya Bibiliya, abandi ukabona nyine yemeye atemeye. Ugasanga umuntu ari kwibaza ngo ariko kugira ngo ubone ko bino bintu ari ibintu byateguwe, urumva atari ibintu biriyo, ngo nko muri ya ndirimbo yo mu gitabo ngo Imana irinda Abisiraheli, ngo ihora iri maso ntisinzire. Kuki bashizemo ari Isiraheli gusa, bashizemo noza icyo kintu? Kubera iki abantu bumva bakavuga ati kuki Isiraheli ariyo yibanda mu bintu by'ijambo ry'Imana cyane? Ese ntiyaba ari propaganda bakoresheje kugira ngo batuyobye? Ku batemera Imana urabizi ikiza, nk'abantu bagenda biga, ugeze kuganira n'abantu benshi, hari abantu bagenda biga nk'abantu ba siyansi batemera Bibiliya. Yego. Ntabwo ari propaganda, ahubwo Imana iyo ijya guhagurutsa cyangwa ijya gukora ikintu igira abantu ikorana nabo, ariko ntibigambiriye guheza abandi. Hanyuma rero Imana yatoranije Isirayeli, ndetse ntabwo byahereye kuri Isirayeli, byanatangiriye no kuri Adamu. Reka mpere kure cyane ahubwo kugira ngo wenda binasobanuke abantu banabimenye. Imana yashatse kwagura ubwami bwayo, ibwagurira ku isi. Irangije itoranya umuntu ngo ayihagararire ku isi, ihamagara cyangwa se irema Adamu. Imaze kumurema, Adamu aracumura. Amaze gucumura, Imana ntiyashimye ko umugambi wayo uhagarara, ahubwo yagiye ishaka uburyo yatoranya umuntu uyihagararira neza ku isi kugira ngo ayiyoborere isi cyangwa se ayiheshe icyubahiro. Hanyuma nibwo yahamagaye Aburahamu. Aburahamu imukura ku muryango wa se, imukura mu gihugu cyabo, iramubwira ngo ngwino nkwereke aho nzagutuza. Aburahamu mu kumvira Imana, Imana imuhaniriza no gukiranuka. Hanyuma irangije mubwira ko azaba sekuruza w'amahanga, ndetse Imana ibigenza ityo. Hanyuma aza kubyara niwe wakomotsweho Isirayeli cyangwa se Yakobo. Yakobo yari yakomotse mu rubyaro rwa Aburahamu. Hanyuma Imana imuhindurira izina, imwita Isirayeli. Imana rero iyo ijya gukora ibintu bitandukanye ihamagara umuntu. Ntabwo Isirayeli yahamagawe nk'ishyanga, yahamagawe nk'umuntu, kuko Yakobo yari umuntu, ariko nk'umuntu uzakomokwaho n'abantu benshi nk'uko Imana yasezeranije Aburahamu. Hanyuma rero Imana irangije guhamagara Isirayeli, hanyuma ihamagara n'urubyaro rwe, kuko Imana yahamagaye umuntu imuhamagaranye n'abe n'umuryango we n'abazamukomokaho. Irangije imubwira ko ibwira Isirayeli ko ibatoranije mu mahanga yose kugira ngo bayibere amaronko. Hanyuma nibayumvira, Imana ivuga ko nibayumvira bagakurikiza amategeko n'amabwiriza n'amateka yayo, Isirayeli izabera Imana ubwoko bw'abami n'abatambyi. Ubwo ni igihe bavaga mu Egiputa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero Imana ibahamagara kugira ngo isi yose ibarebereho cyangwa se ibigireho. Ni ukuvuga ngo Imana yatoranyaga ishyanga rishobora guhindura isi yose, kuko isi yari yaraguye mu mwijima cyangwa se yaracumuye. Hanyuma Imana yakoze uburyo bushoboka bwayo kugira ngo itoranye umuntu uzatuma habaho isi nziza nk'uko Imana yabigambiriye. Rero ikimenyetso cy'ibyo ngibyo ni uko Imana itabonye ko ibyo ngibyo bihagije, kuko yayoboye Isirayeli mu buryo butuma Isirayeli ikurikiza amategeko yashyizeho. Hazamo amategeko 10, hazamo n'ayandi atandukanye, hazamo y'amategeko ajyanye n'ibitambo n'ibindi byinshi. Ariko Imana yashakaga kwiyunga n'umuntu. Hanyuma rero kimwe mu bintu byabashaga kunga Imana n'umuntu ni ibitambo, kuko umuntu yabaga yakoze icyaha kugira ngo Imana imubone neza. Imana ntimubareho igishumu, agatanga igitambo akagiha abatambyi bakakimutambira, Imana ikumva umubabwe uhumura neza, hanyuma ikanezerwa niba kimubazeho igicumuro. Ariko ibyo ngibyo ntibyatumye
abisirayeli cyangwa se n'abayuda bahinduka ubwoko bw'Imana, ahubwo bakomeje kwirangira Imana, Imana isanga ko ubwo buryo atari bwo bukwiriye kugira ngo yiyunge n'abantu, yo ubwayo iriyizira iciye muri Yesu Kristo. Hanyuma iravuka, iba mu isi, ibana n'abantu, hanyuma yo iritanga kugira ngo igaragaze urukundo idukunda. Kubera yuko umuntu yacumuye, byari ngombwa ko yongera kuba muzima, ariko biciye mu kuvuka. Ni ukuvuga ngo hagomba kuba urundi rubyaro rutari urubyaro rwacumuye. Niyo mpamvu Kristo yaje, hanyuma kumwemera no kumwizera bihinduka uburyo bwo kuvukira mu Mana. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu abyawe ubwa kabiri, aba ahindutse icyaremwe gishya nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Aho ngaho rero niho Imana yatangiriye kurema ishyanga noneho rishya, cyangwa se yego ishyanga rishya ribasha gukora ibyo Imana ishaka. Hanyuma rero Yesu apfa cyangwa se ajya ku musaraba, ntabwo yacunguye Abisirayeli gusa, ahubwo yiherejeho isi yose. Bishatse kuvuga ngo cya kindi cyari ku Bisirayeli no ku Bayuda cyageze no ku banyamahanga cyangwa se abantu bose no ku isi yose. Yesu aza gupfa ntabwo yapfiriye Abisirayeli cyangwa se Abayuda, yapfiriye abantu bose bazamwemera. Yes, buriya ni ikintu kiba gikomeye, kandi n'ubipinga abayigiza nkana ubona ko Abayuda ari ubwoko bw'Imana. No muri iyi si ubona ko ari abanyabwenge, Imana yahaye ubwenge kamere. Kandi ubona ko bakora ibintu bitangaje cyane kuri iyi si. Ni ubwoko butamenyerwa cyane, kandi ni ibintu bigaragara. Ako kari agaciyemo nyine nka kugira ngo tuzagenda tuganira cyane, ndizera ko utazatwima umwanya nubwo uba ufite inshingano nyinshi, ariko uko tuzajya tugukenera tuzajya tuza abantu benshi, nibabona hari ikintu ufite bakunga bazabitubwira muri comment, then tujye tuza tuganire, ugende uduha kuri ubwo bumenyi ko ni ibintu wize wasobanukiwe. Imana izabidufashamo. Yego. Noneho ikintu ushaka ko tuganira cyane, hari igihe cya kera n'icyubu, na Bibiliya hari isezerano rishya ndetse n'irya kera. Rero no mu gukorera Imana hagenda haba amavugururwa mu buryo bwo kuyikorera, ariko umwimerere ukaba umwe. Ukaba umwe, kuko Imana ntabwo ijya ihinduka, Imana ihora ari imwe, kandi uko yahoze ni nako ikiri ubu ngubu. Ariko ugasanga imyemerere ni ikintu kiba gikomeye cyane. Ugasanga abantu bamwe ntibahuza imyemerere, umwemera ibi undi ntiyemera ibi, ubwo niyo utemeye ugasanga nyine ni ibintu bigiye bitandukanye, buri wese afite imyemerere. None isi nayo ikaza ikatubwira ngo buri wese afite uburenganzira mu myemerere ye n'ubwisanzure. Yego. None ese birashoboka ko umuntu ashobora gukorera Imana akabihuza n'indi mirimo? Nk'uko habaye isezerano habaye revolution, ikaba isezerano rya kera, hakabaho n'irishyashya. N'ubu ngubu imibereho ya mbere ntabwo ariyo y'ubu ngubu. Hari ugasanga aravuze ngo hari limite ziriho ku mukozi w'Imana mu gukorera Imana no mu bimutunga. So ugasanga ubu ngubu umuntu arakorera Imana avuga ngo ntagomba gushaka ibindi bimutunga, agomba gutungwa n'umurimo w'Imana. Ugasanga bamwe na bamwe baranabirwaniramo, ugasanga bari guterana imitwe. So ese ikintu cyavaho ubute? Birashoboka ko umuntu ashobora gukorera Imana agakora n'indi mirimo imutunga kandi byose bikagendana neza? Birashoboka ko umuntu ashobora gukorera Imana agakora n'indi mirimo imutunga, ariko ngira ngo ikintu kimwe abantu bakwiye gusobanukirwa ni ugukorera Imana icyo ari cyo. Gukorera Imana ni iki? Kuko Yesu yigeze abwira abamukurikiye, ngo ni Abayuda n'Abasadukayo, Abafarisayo n'abandi, bari bamubajije ngo se dukore iki ngo dukore imirimo y'Imana? Ngo dukore iki kugira ngo dukore imirimo y'Imana? Yesu arabwira ngo mwizere uwo yatumye. Ni ukuvuga ngo buriya ibintu abantu bita gukorera Imana bitandukanye n'uko Imana ibibona.
ikintu cyose ukora muri Kristo Yesu Yego. cyose uba ukorera Imana kuko kiba kigamije kuramya Imana no gushimisha Imana. Rero umuntu ukora mu rusengero abakorera Imana, ariko n'umuntu ukora muri butike ye kugira ngo abana be babeho neza, cyangwa se afasha abantu, aha abantu ibyo bakeneye, cyangwa se akora muri resitora, afite resitora aha abantu ibyo bakeneye bibatunga, bitunga imibiri yabo, nawe abakorera Imana. Noneho rero ikiba gisigaye ni ukumenya ngo ibyo ngibyo akora, uwo muhamagara Imana yamuhaye arawukora neza. Iyo awukora neza, Imana imuheramo umugisha. Hanyuma rero n'umuvugabutumwa rero nawe iyo akora neza akorera Imana, Imana imuheramo umugisha. Ikijyanye n'uko rero umuntu ashobora gukora mu rusengero agakora n'indi mirimo imwinjiriza inyungu cyangwa se imuha inyungu, birashoboka kubera yuko ahangaha dufite ingero nyinshi zitandukanye muri Bibiliya, cyane cyane urugero rwa Pawulo yavugaga ubutumwa, akigisha ijambo ry'Imana, akavuga ubutumwa bwiza, ariko akagira n'umwuga profession, umwuga wo kuboha amahema. Rimwe yigeze abwira Abaheburayo, aravuga ngo n'Abakorino, aravuga ngo nta kintu na kimwe nigeze nkoresha ubutware nahawe bw'ububwiriza butumwa bwiza. Kuko yababwira ko abandi bafite ubushobozi, bafite ubutware bwo kubaka ibyo barya cyangwa se batunga, kubera ko baba babwirije ubutumwa bwiza. Kuko na Kristo nawe ngo niko yategetse, niko Pawulo yabwiye Abakorino. Arangije aravuga ariko sinigeze nkoresha ubutware nahawe kugira ngo ndemerere cyangwa se nkora ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo aho kugira ngo umuntu agaye ubutumwa bwiza mbwiriza no gupfa napfa. Yashaka kuvuga iki? Pawulo mu kwigisha kwe cyangwa se mu kubwiriza kwe ijambo ry'Imana yabikoraga nk'uwahamagawe na Kristo, ntabwo yabikoraga nk'uhembwa n'abantu. Rero hari ikibazo abantu bafite cyo gukorera Imana ariko bakabikora nk'abahembwa n'abantu kuruta ko babikora nk'abakorera Imana cyangwa se nk'abaramya Imana. Icyo nemera cyo ni iki ngiki, nuko umukozi w'Imana ashobora gukorera Imana hanyuma agahembwa cyangwa se agashimirwa cyangwa se akubahwa. Njye simbyita guhembwa kuko ntabwo kaba ari akazi umuntu ajya gukora ngo ahembwe, kubera yuko ntabwo ibyo umuntu akora akorera Imana cyangwa se abwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo wabona icyo umuhemba. Niba umuntu abwiriza ubutumwa bwiza abantu bagakizwa, Kristo igihembo yatanze cyangwa se ikiguzi yatanze ari cyo gupfa ku musaraba, njye ninkubwiriza inkuru nziza y'agakiza kugira ngo ukizwe, nta mafaranga wabona umpa. Ntabwo umuvugabutumwa akwiriye kuba ahembwa, ahubwo ari uwahwa. Ariko icyubahiro kimuzanira inyungu z'ibifatika. Icyo cyubahiro rero ntabwo gikwiye kuba kibarwa mu mafaranga. Niyo mpamvu nawe adakwiye kugira focus cyangwa se adakwiye gutumbira ngo intumbire ye ayiganishe ku guhembwa. Ahubwo icyo akora n'abagikorera agomba kucyubaha nabo bakamwubaha. Aha, hanyuma rero ibyo ngibyo yanabikora agira gute? Akora n'ibintu mwinjiriza inyungu nk'uko Pawulo yabivuze. Yabikoze ariko kubishoboye kandi kubifitiye impano, kuba bihamagariwe. Kuko umuntu ashobora guhamagarirwa gukora business cyangwa se guhamagarirwa gufasha abandi mu buyobozi runaka cyangwa se mu bintu runaka bitandukanye, akandi akabibamo nk'ukorera Imana. Iyo rero abikora akabikora nanone akora uwo murimo mu rusengero cyangwa kuvuga ubutumwa, aba afite imigisha uburyo bubiri, cyangwa se aba yubashywe kabiri. Reka mvuge ko aba yubashywe kabiri, kandi ubwo yubashywe kabiri aba afite n'inyungu nyinshi. Rero Pawulo yirinze kugira uwo aremerera cyangwa se kugira uwahinyura ibyo yigishaga, abitewe nuko agira icyo amuha, aba ngo aho kugira ngo bikorwe gutyo, jyewe ahubwo no gupfa napfa. Niyo mpamvu yafataga yakoreshaga amaboko ye kugira ngo yikenure. Avuga ko yizwe no kunyurwa, akanyurwa agashima Imana mu bisanguka ndetse no mu gihe ntabyo afite. Hanyuma rero yize kubaho akora yitunze kandi akora umurimo w'ubuvugabutumwa bwiza cyangwa se ubwiriza butumwa bwiza. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byabaye kuri Pawulo gusa, n'abandi byababayeho n'ubu ngubu nabwo byakunda. Umuntu ko yavuga ubutumwa ariko akora n'indi mirimo imwinjiriza amafaranga cyangwa se imuha inyungu. Yego. Umunyarwanda akavuga ngo haba umwe agatukisha bose. Yego. Murashinjwa ko niyo navuga ngo mu minsi yashize cyangwa kera na n'ubu ariko hari ababikora,
abakozi b'Imana bafite amadini mugashinjwa ko mwoje abavugabutumwa ngo bakore ivugabutumwa ngo ibindi ngo mukorere ngo umwami ngo ukorere Imana ngo mwaherewe ubuntu ngo mutangire ubuntu. Ugasanga bamwe baragiye baragenda barabwiriza babura umwanya wo kujya gukora, urumva muri kubabwira ibyo bintu ubundi bagashiduka mwabo bakajya ama etaje ariko nko muri ndakumvisha umuntu wabivuze arabivuga, ariko kurandura rumwe ukabona nibyo, ahandi ukabona ko ari inuza. Ese ubu butunzi ko ari bwiza, kubutunga muri iyi si ko ari byiza, ese birashoboka ko uranabisobanuye umva uko babashinja? Ibyo barabitubeshye muri gospel ko mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ngo ibindi byose si ngombwa. Abantu batwubakana Kibagabaga, batwubakana Nyarutarama, abantu bajya i Burayi bajya kurangura Dubai, twirirwa dutokesha ngo abajya Dubai ni abapagani ngo bambara amakabutura n'amapataro n'amatiriningi. Abandi byo murabitubwira ngo si ngombwa gukora siporo, bishwa na za rubaga impande, bishwa na za gute. Wishigiye ni igikiri. Eko urumva uyu ni umuntu uri navuga ngo asa nk'uri kwicuza muri urwo rugendo rwose uko byagenze, ko hari abantu bafite ibikomere biturutse kuri icyo kintu. Ukabona abandi ba nyiri madini baragenda batera imbere, ariko abakozi b'Imana bagenda bavuga ubutumwa kandi bagakorana iryo vuga butumwa bo baragenda basigara inyuma. Ese ni ubujiji bwabo? Ese abo banyamadini baba ari nk'agakino babakinnye kugira ngo bo batere imbere? Ese kubera iki niba barakoranye umurimo bo batajyanirana mu iterambere? Icyo kintu kuri uyu muntu ugira urakivuga iki? Icyo nakivugaho, ikintu cya mbere abantu bakwiye gusobanukirwa, ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Abantu bakeneye gusobanukirwa gushaka ubwami bw'Imana ni gute, ese gukiranuka ni gute. Wenda ntitwabiganira aka kanya kuko ni sije ngari, yego bicamo gake, ni icyigisho kigari, tuzakiganiraho Imana iduha umwanya. Ariko kimwe cyo abantu bakwiye kumenya nuko nkuko nabivuze, gukorera Imana ntabwo bivuga kuvuga ubutumwa gusa, ntabwo bivuga kwigisha gusa ijambo ry'Imana, ntabwo bivuga kuyobora urusengero gusa. Ibyo umuntu akora byose agamije guhesha Imana icyubahiro, cyangwa se uko abikora bihesha Imana icyubahiro, no gukorera Imana. Rero ikijyanye n'ibidutunga hano ku isi cyangwa se ubuzima tubayemo, kugira ngo tubeho neza, twese turabikeneye, ari abashumba, ari abavugabutumwa, ari abigisha, ari abapostoli n'abahanuzi. Hanyuma rero nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko umuvugabutumwa akwiye gutungwa n'ubutumwa bwiza, nk'uko Kristo yabivuze cyangwa se yabitegetse, na Pawulo akongera akanabyigisha, usibye ko avuze ati jyewe ntabwo nitwaje ubwo busonga bw'ubutumwa bwiza, ahubwo najyaga nikenura, niko yagiye avuga, mu bukene bwanjye bwose ntagize uwo ndemerera. Ni ukuvuga iki? Impamvu atagize uwo aremerera ni uko yari afite umurimo yakoraga wo kuboha amahema, cyangwa se yari afite umwuga yakoraga kandi akabifatanya no gukorera Imana. Niba Pawulo yarashoboraga kuboha amahema kandi akavuga n'ubutumwa bwiza cyane akanigisha, ni ikimenyetso kigaragaza ko n'abandi babishobora. Ariko ntibisobanuye ngo umuntu wahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza gusa, kuko nabyo birashoboka ko umuntu ahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza gusa, ibyo ngibyo atabibonamo umugisha. Ariko ntabwo icyo ahamagarirwa ari ukubikora ngo abikuremo umugisha, cyangwa se intumbero ari ukubikora ngo abikore nka bizinesi cyangwa se nk'ibinjiza amafaranga, kubera yuko akwiriye kubahwa bikamuzanira inyungu, kandi inyungu bimwuzanira biciye mu kumwubaha, ntabwo ari bituma abaho nabi. Niyo mpamvu ngo ntabwo akwiye guhembwa, kuko nta kintu wabona ngo umuhembe nk'akazi akora, ahubwo arubahwa kandi icyo cyubahiro kikatuma abaho neza. Rero natubahwa, ababwiriza ubutumwa bafite ikibazo, ariko nanone akwiye nawe kwigenzura akareba kubera iki ntubahwa, aho usigiye ufite ikibazo. Kubera ko abantu benshi bagiye mu kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa kubwiriza ubutumwa bwiza bafite ibindi bakurikiye, barimo n'ibyo byubahiro n'inyungu n'amafaranga n'ubutunzi. Hari abagiye babikoresha nk'iturufu yo kugira ngo bibonere ubutunzi, ariko si cyo Imana yabatumye. Niyo mpamvu gukora umurimo w'Imana
ukorana n'ibindi ntacyo bitwaye, ariko n'ukora ari cyo akora gusa Imana izamuha umugisha niba ari cyo yahamagariwe kandi akabikora nk'uko Imana yabimuhamagariye, Imana imuha umugisha nta kibazo. Yego. Hakaba ikindi kibazo, abakozi b'Imana bavangavanze ibintu, izina ry'Imana riratukwa ubwabo. Udusobanuriye ko umuntu bishoboka ko yakora umurimo w'Imana ariko nawe bikamubyarira inyungu mu kubaho neza. Reka tuvuge yavuga ubutumwa bwiza cyangwa se akigisha ijambo ry'Imana bigatuma abaho neza, kuko umurimo w'Imana wo ni mugari. Ni mugari. Yego. Navuga wenda wagerageje kubaho muri Amerika ukamenya uko babayeho ukanahagera, urumva ukamenya uko babayeho abakozi b'Imana n'iki, ariko navuga niba ari nk'ano mu Rwanda cyangwa muri Afurika bumva ko umukozi w'Imana agomba nyine, niba ugasanga ubutunzi nyine nicyo kintu nabonye giteranya abantu, ugasanga umuntu bafatanyije gushinga itorero bakoze umurimo bagize iki, ugasanga batangiye kubiryaniramo, kandi mu by'ukuri ntabwo byagakwiye. Nk'abakozi b'Imana ntabwo byagakwiye kubirwaniramo, kuko nyir'umurimo arahari kandi awubereye maso. Niyo mpamvu uzasanga rero nyine izo mbuto zera z'abakozi b'Imana biri kugenda bigorana. Biragorana kubera yuko nk'uko bivuze buriya abantu bakwiye kwibaza ibintu bitandukanye bituma binjira mu muhamagaro runaka. Niba ari umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa cyangwa se kwigisha, ukamenya ko ugiye kwigisha, icyo ugamije ari ukuhesha Imana icyubahiro no kwigisha abantu kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza cyangwa se bamenye ijambo ry'Imana bakizwe. Hanyuma rero ntihabe hari ikindi kibyihishe inyuma. Ikibazo ni uko abantu bagaragaza ku rurimi gusa ariko ntibagaragaze ikibyihishe inyuma. Hari igihe haba hari ikindi kintu kibyihishe inyuma, umuntu ashaka icyo cyubahiro, ashaka se ubwo butunzi akabushakira muri ubwo buryo butari bwo kubwira ijambo ry'Imana. Hari abakora umurimo bagambiriye izindi nyungu. Niyo mpamvu ubona bibaho mu buryo butandukanye. Ntabwo ari ukugambira kuvuga ijambo ry'Imana abantu bakwiye kuba barwanira ibyubahiro cyangwa se n'amafaranga n'ubutunzi, ahubwo abantu bakwiye kuba bavuga ngo reka noneho dusenga Imana idufashe idushyigikire bashyigikirana. Ariko kubera ko bafite ibyo baba bazi, ibyo baba barwanira, baba bazi icyo bakeneye muri ibyo ngibyo, nibyo bituma barwana. Ubundi se umuntu yakarwanya kubera ko undi yavuze ubutumwa, kuko undi afite itorero, kubera iyihe mpamvu? Harimo iyihe success kuba cyangwa se success cyangwa se irihe terambere rikomeye mu by'ubuzima busanzwe kuba umuntu yabwirije ubutumwa abantu bagakizwa, kuba umuntu yabwirije ubutumwa abantu bakaza mu rusengero, usibye ko abantu barwanira bya bindi biza ari nk'umugisha, hanyuma akabishaka aho gushaka ubutumwa bwiza cyangwa kubwiriza ubutumwa bwiza bakagambirira imigisha. Kuki abantu bashaka imigisha batarabwiriza, batarigisha? Kuki batagambirira iby'Imana ahamagariye gukora byo kubwiriza no kwigisha ubutumwa bwiza? Icyo navuga tunaganiyeho, bakora umurimo bagaruke ku isoko, bakora umurimo uko bikwiriye, nyir'umurimo azabahemba kandi ahemba neza. Bakora icyo bahamagariwe gukorera Imana, n'uwo bafite uwo bakorera ari nawe wanaturemye, azakoresha abantu kugira ngo babeho neza. Kandi iyo ukoze ikintu cyiza abantu bakanezezwa, ntubabere umutwaro cyangwa bagire iki, nta kabuza iyo weza imbuto neza ubigiriramo umugisha. Noneho ugasanga navuga ko ari hano, navuga ni hano mu Rwanda, ugasanga bifuza ko umukozi w'Imana atabaho neza, urumva? Bakagendera kuri rya jambo rivuga ngo mwaherewe ubuntu mumutangire ubundi, urumva? Bakirengagiza ko nyamara Abanyarwanda hari ukuntu tugira nyine kwiga, ntawe uza kukubwira ikibazo cye, urumva? Bavuga ngo umusonga, ngo ntawe umenya umusonga wundi. Ugasanga abasitari twavuga baramyi, urumva, bakora Imana mu buryo bwo kuririmba, bafite ikibazo. Ugasanga hari abakoreye Imana mu gihe cyashize, muri iyo nkondo yo kuvuga ngo mukorere Imana ibintu nk'ibyo. Gukora Imana birashoboka, twaje gusanga ko gukora Imana birashoboka ko wabikora kandi ukanabaho neza. Ugasanga abasore cyangwa abagabo n'inkumi n'iki bakorera Imana, baramya Imana, ariko ugasanga
baratesetse ntibitaweho barishyura kugira ngo bakore ubwo butumwa bugere kure, ariko ntibifuza ko nyine nabo bamera neza urumva. kandi iryo vugabutumwa ni ikintu kizafasha abantu benshi. Niba wumva feedback iva mu bantu uti numvise iyi ndirimbo ngiye kwiyahura ndabireka, ni ivugabutumwa barakoze ryagutse kandi yararyishyuriye, ariko ugasanga bifuza ko abaho nabi. Ugasanga umwe yakoreye Imana muri ubwo buryo ariko birangiye atabayeho neza. Ese byagakwiye? Ibyo ngibyo ntago byagakwiye, ndetse itorero rikwiye kubikosora. Ubwo nimvuga itorero ndavuga abantu bose bitiriwe izina ry'Imana cyangwa se bitwa ku mvugo y'iki gihe abakozi b'Imana, bikwiye kuba bikosoka. Niba umuntu afite ministeri Imana imuhamagariye gukora, ni ministeri y'ivugabutumwa mu buryo bwa social media cyangwa se bwa mass media, bwa televiziyo, bwa radio, cyangwa se gufasha abantu, cyangwa se gukora ibigo runaka, ari inyungu icyo agamije ari ugufasha abantu kugira ngo babeho neza. Icyambere bumva ijambo ry'Imana, ariko wenda banabeho neza ko nabwo nawo ni umurimo w'Imana. Abo bantu cyangwa se uwo muntu akwiye kubashyigikirwa, akwiye kuba agirwa inama, akwiye kuba agira amaboko amushyigikira. Iyo rero tutabikora cyangwa se igitorero ritabikora, riba ryirengagiza umurimo ryatumwe, cyangwa se abakozi b'Imana, abashumba, abavugabutumwa n'abandi bose bafite ubushobozi bwo gushyigikira abo bantu, baba birengagiza ko itorero ryahawe inshingano zo kwamamaza ubwami bw'Imana cyangwa se kwagura ubwami bw'Imana biciye mu buryo butandukanye butuma Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi, abakristo nabo bafite umutima wo gushyigikira bagenzi babo. Ntago bisobanuye ngo umuntu ni pasiteri cyangwa se umuntu n'umuvugabutumwa ashyigikiye umuvugabutumwa mugenzi we. Bisobanuye ahangaho umukristo wese ufite ubushobozi. Ntago bisobanuye ko ari pasiteri ufite ubushobozi, kuko unasanga n'abapasiteri bamwe na bamwe badafite n'ubwo bushobozi, ubwo bakwiye gushyigikirwa ko nawe ni umuhamagaro bafite. Ahubwo umuntu wese uzi ko afite ubushobozi, Imana yahaye ubushobozi bwo gushyigikira mugenzi we, namushyigikire. Atitwaje ngo ibingibi ni ibigezweho cyangwa se ni iby'iki gihe. Abantu bakwiye kumenya kuko nawe baragufashije, abantu bakwiye kumenya ngo ikintu cyose kiganisha ku guhesha Imana icyubahiro gikwiriye umugisha, gikwiye gushyigikirwa. Rero umuntu niba yitanga ubuzima bwe akabushyira muri social media cyangwa se mu buhanzi cyangwa se mu buririmbyi cyangwa se muri uwo murimo w'Imana runaka, ariko ukabona ntabwo bigenda kuko adafite amaboko, akwiye gushyigikirwa. Ntabwo akwiye gushyirwa ku ruhande kuko atari umuvugabutumwa bwiza ujya ku ruhimbi, kuko atari umupasiteri uyobora abantu, kuko atari umubwirizabutumwa bwiza umwigisha wigisha abantu, kuko atari umuhanuzi. Ntabwo akwiye gushyigikirwa, bakwiye gushyigikirwa. Ugasanga umuhanzi akoze konseri arishyuje, bibaye ikibazo. Wayi mu Rwanda icyo kintu kiba ikibazo, kandi indirimbo ahantu yagiye gukorera yarahishyuriye, abazamucurangira arabishyurira, ibyuma abyishyure urumva, no kujya muri studio bakore za ndirimbo yabanje kwishyura kugira ngo uzimenye. Ariko kumva bikaba bikiba ikibazo ngo ese kuki umurimo w'Imana bawucuruza? Ese ni ukuwishyura, ni ukuwucuruza cyangwa ni ugusapotinga? Urumva niba umuhanzi cyangwa se umuntu wese ukora iby'ubuhanzi ajya muri studio agatanga amafaranga, yarangiza naba nagiye kuronshinga album cyangwa se indirimbo, agatanga amafaranga, akeneye na essence yo gukoresha agenda, akeneye nayo mazi yo kunywa kugira ngo mu mihogo ibobere. Ntabwo ibyo ngibyo rero wabitandukanye n'amafaranga. Umurimo dukora mu isi, agaciro kawo cyangwa se imbaraga tuwutangaho zibarwa mu mafaranga. Ntabwo rero amafaranga batandukanya n'umurimo w'Imana cyangwa se n'undi murimo wari wose w'Imana cyangwa se imirimo bakora, ntibabitandukanya n'amafaranga. Umuhanzi rero akwiye gushyigikirwa, ahabwa amafaranga cyangwa se ashyigikirwa mu buryo butuma iyo mirimo ikorwa, kandi iyo mirimo ikorwa mu buryo bushyigikira, ntabwo wabitandukanye no guhabwa amafaranga. Niba rero abantu batanga umusanzu mu buryo bw'uko yakoresheje wenda konseri, abantu bakishyura, reka tubyite ituru. Erega nuko abantu wenda babivuga mu buryo hari formalite abantu bashyizeho, kuko se bitaba ituro ryo gushyigikira umurimo w'Imana, ariko ryinjire mu buryo bwo kugira gute, bwo kwishyuruza muri ubwo buryo. Niba umuntu avuga ati okay,
kugira ngo umuntu yinjire muri konseri kugira ngo nzakore indi alubumu cyangwa se mbashe no kwishyura studio yarankopye wenda urugero yes ni ngombwa ko umuntu umuntu haba no mu buzima bwe ko kubikora bitwara umwanya yego ibyo ngibyo byose bijyana n'ibyo ngibyo noneho bati kugira ngo ibyo ngibyo bibeho nishyura ikiguzi natanze kuko mfite impano ndaririmba ariko ntabwo mfite ibyo byuma kugira ngo rero nishyure umuntu wabimfashije ngomba kubona iki amafaranga ese niba ayo mafaranga arashyigikira umuntu w'Imana w'uburirimbyi indirimbo zifasha abantu bagakira bagakira ibikomere bagakizwa niba dutanga ituro kuko pasiteri abwiriza mu rusengero kuki tudashyigikira uwo mukozi w'Imana ifomi yari yose byacamo uburyo bwose byacamo ari ukumushyigikira niba ishaka byitwa ituro cyangwa se ntibyitwa ituro ariko niba ari ukumushyigikira niba ari uko yishyuza amatike y'abantu binjiye muri konseri ntabwo ibyo ngibyo ari uguca nk'amabere kuko bari gushyigikira umurimo w'Imana byaba bibi ryari byaba bibi umuvugabutumwa nk'uwo nguwo ukoresha indirimbo abikoze mu buryo bwo kwishakira inyungu atari inyungu z'umurimo w'Imana zo kwagura ubwami bw'Imana zivuga butumwa ariko niba ari inyungu zo kugira ngo indirimbo ze zamamare abantu bazumve abanyarwanda bazumve n'abanyamahanga akaba akeneye support iryo turo twarimo rwose yego twamuha amaturo tukabotideka ndinjiramo nandetse ngure n'amatike 20 cyangwa 30 yego ariko utera imbere umurimo w'Imana utera imbere yes none se ukabona ibyo ngibyo uwo muco no kumva niyo myumvire ukabona bikomoka kuki iyi mico n'imyumvire bikomoka kuko abantu bigishijwe abantu bigishwe ko gukorera Imana ari guhora n'ibibazo bikomeye kuvuga ubutumwa ari ukuba umuntu w'ingorwa ariko ntabwo ari cyo bisobanuye yego kuvuga ubutumwa bisobanuye ko ubukorera Imana cyangwa se ubuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo ntabwo rero niba uvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo ari ubutumwa bukugayisha cyangwa se buguteza ibibazo ryari kuko buri murimo wose ugira ingaruka ugira ibyiza n'ibibi kandi iyo dukorera Imana umenye ko tuba dufite n'undi ku ruhande uturwanya iyo turwanyije rero ntabwo bagenzi bacu cyangwa se bene wacu muri Kristo bakwiye kuba bamuteza bamuha umurindi bamushyigikira ngo agire imbaraga zo kuturwanya ntabwo ibigeragezo abantu bahura nabo mu murimo w'ivugabutumwa cyangwa se gukora Imana mu buryo bwo kuvuga ubutumwa babicamo kubera yuko ari byiza ko babicamo hari ibyo bacamo kugira ngo bige ariko hari ibyo bacamo bitari ngombwa kuko twavuze ko umuntu twakiriye ko umuntu wese ukora umurimo w'Imana akwiye kubaho nabi akwiye kugorwa ntabwo ari byo kubera yuko ntabwo Imana ishimishwa nuko tubayeho nabi ntabwo Imana ishimishwa nuko tubayeho nabi ngo dukunde tuvuge ubutumwa mu buryo tutabayeho neza ngo bishimishe Imana ntabwo ariko bimeze ibyo ni imyumvire n'imyigishirize rwose itariyo dukorera Imana tunashimire n'abantu bafite iyo myumvire akumva ko niba iri vugabutumwa ritambutse umuntu akoze iryo vugabutumwa hari abantu bafite iyo myumvire usanga spiriti ye ari ugufasha umuntu wese uvuga ubutumwa bwiza urumva agasanga niwo muhamagaro Imana yamwihereye urumva kuko ati nge sinshoboye kubyikorera ariko ababikora ndi tayari kubashyigikira no kubasapotinga kugira ngo iryo vuga butumwa rigere kure kuko ni ikintu gikomeye cyane icyo ngicyo abo ngabo bakora ibyo ngibyo reka mvuge ko nabo baba bakorera Imana yes cyane buriya niba umuntu yashatse amafaranga abize icyuya akicyuya kugira ngo abone amafaranga yarangiza akayaguha kugira ngo ukore wa murimo nawe abakoze umurimo w'Imana kumvikana neza ko nawe abakoze umurimo w'Imana kandi nayo ni impano kubera yuko hari abandi badafite ubwo buryo bwo gukora gutyo babikora bavuga cyangwa se bamaze inkuru nziza ariko badafite uburyo bakorera amafaranga binjiriza inyungu ahubwo bo baravuga noneho rero bakeneye ikibashyigikira kandi noneho n'Imana yabahaye nk'umuhamagaro wowe Imana yaguhaye umuhamagaro we no gucuruza uracuruza ukunguka ariko hari umuntu ucuruza akabona sibye ukabona sibyo ntiyungu kandi yashyizemo imbaraga nyinshi n'igishoro cyinshi n'amafaranga menshi ariko wowe watangiza n'ibihumbi 5 ukagira gute ukabona inyungu kubera iki kuko ni umuhamagaro wawe buri wese afite umuhamagaro iyo rero ufashe ayo mafaranga wakuye umuhamagaro wawe cyangwa se Imana yaguhaye umugisha ukayishyigisa mwene so udafite ahura no gukora business
business imwinjiriza amafaranga Yego. ari gukora umurimo w'Imana mu buryo bwo kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa no kubwamamaza mu buryo bw'indirimbo cyangwa se kuvuga ubutumwa mu buryo busanzwe, nawe uba ukoreye Imana nk'uko nawe ukoreye Imana. Yego. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, turashimira abantu bose bagerageza kumva iyo myumvire. Ntawe twigeze dutushaho cyangwa tugire ngo tugonganishanye imitwe. Ntabwo ari wo muhamagaro wacu. Umuhamagaro wacu ni ukuvuga inkuru nziza ya Yesu Kristo, kandi tugahugura abantu kugira ngo bagire ibyo basobanukirwa, bave ku rwego rumwe bajye ku rundi. Icyo kintu, iyo myumvire ikwiye gucika, tukumva ko ari ibintu twese twakora kandi bikatuviramo inyungu. Buri muntu wese muri domaine arimo ayikore, ariko agenerwa ishimwe ry'ibyo akora kandi aranaribona koko, kuko ritarimo iryo shimwe, icyo cyubahiro ni iki? Tugire kubahana buri wese no muri domaine arimo. Niba uri umunyamakuru, ubaha abakozi b'Imana nk'uko ari wo muhamagaro wabo, kandi niba uri umukozi w'Imana, ubaha itangazamakuru, kuko kizagufasha kugira ngo rigeze deja n'ikintu ni ikintu Imana yaduhaye kugira ngo ubutumwa bwaguke bugere hose. Yes. Kuko ubu ngubu turi kuvugana turi bangaha, ariko abazabireba ni abantu benshi. So twubahane kugira ngo Imana yaturemeye muri isi kugira ngo tubanemo neza, kandi buri wese yubaha undi. Niki Imana iduhamagara, tunagirana n'umumaro. Yes, tunagirana umumaro. Ngo umuntu wese uri ku isi ntago abaye ku giti cye, abaye ku bwa mugenzi. Yes. Abantu rero basobanukiye ko umuntu ngewe mbereyeho mugenzi wanjye bakora neza. Ntabwo Imana yagushyize mu isi ngo wibereho, ahubwo yagushyize mu isi ngo ubereho abandi. Ko kuberaho abandi rero ukwiye kumenya ngo ndaberaho abandi gute. Ni ukubafasha muri ubwo buryo bwa business, ni ukubabwiriza ijambo ry'Imana, ni ukubaha serivisi, ni ugutuma bagera ku kintu cyiza. Rero icyo ngicyo nicyo abantu bakwiye kuba bareberamo mbere na mbere yuko bajya mu bindi byose. Ubwo abazakunda iki kiganiro bakifuza kugira ibyo bakubaza, bazabyandika muri comment, kugira ngo ko tuzajya tugenda duhura tuganira, uko umwanya uzajya uboneka, tugende tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, kugira ngo abantu tugende duhindura imyumvire, tubone ko niba Bibiliya yari ifite isezerano rya kera, akaba ariho n'isezerano rishya, bibaho ko ibintu bigenda bikura, tukava isi igenda ihinduka, ariko ntihinduke ngo natwe duhinduke completely, ahubwo umurimo w'Imana n'umwe, uko wari uri kera ni nakuriho na n'ubu ngubu, ahubwo uburyo bw'imibereho no kugira ngo uburyo tugenda tuwukora tugenda bigenda bihinduka, kandi mu buryo bwiza, apana mu buryo bubi. Yego, tureke kurira mu bintu runaka uko isi igenda, ngo tubyurire n'umurimo w'Imana ugende ugire. Ntabwo dukwiye kujya duterana amacumu ngo kubera indamu ninuza, ntabwo byagakwiye. Twakwiye gukora kugira ngo bive ku rwego rumwe bijye ku rundi. Yego, turagana ku musozo, tuzasubira. Ikibazo ni umwanya. Turagushimira cyane ku mwanya wawe, no kudusangiza ku bwenge, ku byo wize, no kuba unabyigisha. Ntabwo wabibwiye abantu ko uri n'umwarimu, warabyize urigera no ku rwego rwo kuba wabyigisha abandi. Ibyo ngibyo ndabishimira Imana, ariko si byo nirata. Icyo nirata ni Kristo, kuko ibyo ushobora kubigira udafite Kristo. Kuko hari ababyiga, hari n'abiga ariko ntibagire Kristo. Abantu batumva ko no kuba warize teoloji cyangwa se no kuba warize Bibiliya wabigira iturufu yo kugira igikangisho. Ushobora kubyiga udafite Kristo. Ikintu cya mbere ni ukugira Kristo, hanyuma ibindi biza ari inyongera. Nanjye ndashimira Inkuru Nziza TV kuba mwantumiye kugira ngo tuganire n'abanyarwanda n'abandi bose bazadukurikira ijambo ry'Imana, cyangwa se no gufashanya kugira ngo abantu basobanukirwe uko bakwiye kwitwara mu buzima bwo gukorera Imana, bwo kuramya Imana, bwo guhesha Imana icyubahiro tukiri muri ubuzima bwo ku isi. Ubusanzwe ndigisha ijambo ry'Imana nk'ubusanzwe, ni umuvugabutumwa bwiza, n'inzobere muri byo. Yego, ariko nigisha na teoloji. Nigisha na teoloji, cyangwa se nigisha iyobokamana, uko umuntu yabyita. Hanyuma rero nkora n'ubushakashatsi mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, cyane cyane nkora ubushakashatsi ku cyitwa ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana harimo ubutumwa bwiza, ubwami bw'Imana n'izindi nyigisho zijyanye n'ubwami bw'Imana.
yego tuzakomeza tuganire. Ufite ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye wakuye muri icyo kigo cyo muri Amerika, ukomeze dusangize uko bugenda kugira ngo umurimo ukomeze waguke. Reka tugane ku musozo dushimira n'abantu badukurikiye, bakomeze kudukurikirana umwanya wabo twabafashe. Ndizera ko ari cyo bakuramo muri uyu mwanya twafashe tuganira no kubyo twaganiyeho, bava ku rwego rumwe bakajya ku rundi. Bakomeze badukurikirane, bakore subscribe kugira ngo umurimo w'abakurikirana Inkuru Nziza TV ukomeze waguke, kandi ni byiza cyane tubafitiye, kandi gufatanya namwe bizaturyohera cyane. Reka tugane ku musozo tubashimira, tunasenga kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Wadusengera. Reka dusenge. Mana, turagushimye, tugushimye ko uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, kandi uri Imana igira neza. Waturemeye kugira ngo tuguheshe icyubahiro tukuramye, kandi ibyo ngibyo Mwami Imana bitugiraho ingaruka nziza. Kugukorera, kuguhesha icyubahiro bidufitiye inyungu, nubwo nawe gufitiye inyungu. Niyo mpamvu tugushimiye Mwami Yesu Kristo ko waduhaye uwo mwanya, ahubwo icyubahiro. Tugushimiye n'iyi televiziyo Inkuru Nziza TV uhamagariye kugira ngo ukorere ukoresheje umukozi wawe cyangwa se n'abandi bakorana. Turagushimiye, nuko rero tubasabira umugisha, umugisha kandi ubagure mu izina rya Yesu Kristo. Dusabiye n'umugisha badukurikiye Mwami Yesu Kristo n'abazadukurikira, ngo bahe umugisha kandi bahe gukomeza gusobanukirwa n'ijambo ryawe, kugira ngo bamenye neza uko bakwiye kugenda, bibaheshe umugisha kandi bitume baguhesha icyubahiro. Turagushimira koze, utanga amahoro, witeka buri kintu kutugene neza kubw'ubuntu bwawe. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amina. Inkuru nziza.